Ibiganiro byacu byatambutse twabagirijeho impamvu eshatu zagaragajwe n'ubushakashatsi nko kuba arizo mpamvu abantu bakoreweho ubushakashatsi bagaragaje nk'impamvu nyamukuru zitera gatanya. Muri izo ngizo twari twabonye ko iya mbere abagiye batanga cyangwa se abagiye bagaragara muri ubwo bushakashatsi bagaragaje ko impamvu nyamukuru yaba ari ukubura ubushake bwo kwiyemeza mu gukemura ibibazo by'urushako, ibyo bise lack of commitment. Impamvu ya kabiri kandi twabonye nk'aho ariyo mpamvu yagaragajwe n'abari muri buno bushakashatsi nko kuba yarabaye imbarutso yatumye umwe mu bashakanye afata icyemezo cyo kujya kwaka gatanya. Iyo mpamvu yari ugucana inyuma kw'abashakanye cyangwa se ibyitwa infidelity, ndetse tubona ko n'amakimbirane ahoraho mu mubano w'abashakanye nayo yabaye nk'impamvu ya gatatu muri zino mpamvu eshatu nyamukuru zagaragajwe mu bushakashatsi nko kuba arizo nyamukuru mu zitera gatanya. Ubushakashatsi bwari bwagaragaje impamvu 10 ariko eshatu muri zo nizo zagaragajwe nk'iz'ibanze. Uko rero mu biganiro byacu by'ubushize twari twabasezeranyije yuko tuzabagezaho n'izindi zagaragajwe muri ubwo bushakashatsi, uyu munsi tugiye gukomeza turebera hamwe n'impamvu ya 4 muri izo mpamvu 10 zitera gatanya. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu kandi cyanyu mukunda cyane Is Life Talk, aho tuba tugaruka ku isano riri hagati y'uko umuntu yitwara yaramaze gukura ndetse n'ubuzima yagiye acamo mu bwana bwe, byaba ibyiza cyangwa ibibi umuntu yaciyemo, byose biba bifite uko bigira uruhare mu myitwarire n'imikorere ye yo mu buzima bwa buri munsi, iby'abahanga muri occupational therapy bita occupational performance in daily life activities. Nk'ibisanzwe tuba turi kumwe muri kino kiganiro ndi MBOT. Turashimira kandi abantu bamaze gukora subscribe, tunibutsa abatarayikora kuba bayikora kugira ngo tujye tubana muri bino biganiro byo gusobanukirwa n'uko umuntu yitwara mu mibereho ye ya buri munsi ndetse n'isano by'aho bishobora uko yitwara ndetse n'isano bifitanye n'ahiseho mu bwana. Impamvu ya 4 mu zagaragajwe n'ubu bushakashatsi nk'impamvu zateye gatanya cyangwa se zituma gatanya kenshi zibaho ni ukuba umuntu yarashatse akiri muto, marrying too young. Kuba umuntu yarashatse akiri muto biri mu byagaragajwe na buno bushakashatsi cyangwa se byavuzwe n'abakoreweho ubushakashatsi nk'imwe mu mpamvu yabateye gukora gatanya. Mu bantu 16 mu biganiro byatambutse twababwiye ko buno bushakashatsi bwakorewe ku bantu 52, aho 36 muri bo bari barimo ari amakupure, ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo, hanyuma kupure zikaba 18 bakaba 36, hanyuma abandi bari basigaye bo bari barimo ashobora kuba ari umugore gusa cyangwa se ari umugabo gusa. Ni ukuvuga ngo rero muri abo ngabo bari barimo atari couple, ubwo ni 16, 7 muri bo bagaragaje yuko kuba barashatse bakiri batoya biri mu byabongereye ibyago byinshi byo kuba gatanya yarabayeho mu rugo rwabo. Hanyuma muri bandi bari barimo ari couple, byibuze umwe muri izo couple cyangwa se abantu 22 cyangwa se ubwo ni ukuvuga ngo ni umugore cyangwa se ni umugabo, bo bagaragaje yuko nabo kuba barashakanye bakiri batoya byabongereye ibyago byinshi byo kwaka gatanya. Hanyuma ariko noneho muri izo couple, noneho buri couple cyangwa se abo bantu babiri cyangwa se couple zigera muri 5, ubwo ni abantu hafi 10, bo noneho bo ubwabo bagiye bagaragaza yuko kuba barashakanye bombi ari batoya biri mu byabongereye kuba baragize gatanya. Rero mu mpamvu cyangwa se comment mu busobanuro bagiye batanga ku kuba barashatse bakiri batoya bikaba byarababereye intandaro yo kuba baratse gatanya,
ni uko bagaragaje yuko mu buto bwabo cyangwa se mu myaka bari bafite icyo gihe, buno bushakashatsi bwagaragaje yuko impuzandengo y'imyaka bari bafite icyo gihe bashakanaga yari 23. Rero hano bagaragaje yuko kuba barashakanye bari mu myaka yo hasi cyangwa se ikiri mikeya, iri mu byatumye batarabashaga gufata umwanzuro uhamye cyangwa se ngo bafate imyanzuro ihamye yo kuba bakwiyemeza kubaka urugo. Ndetse ikindi bavuze cyangwa se indi komenti batanze ni uko icyo gihe ntabwo bigeze bafata umwanya uhagije wo kumenyana cyangwa se bino twita guteretana, ntabwo bigeze bafata umwanya uhagije wo guteretana kugira ngo babe basobanukirwa ibijyanye cyangwa se basobanukirwa imyumvire buri umwe afite ku bijyanye n'urushako cyangwa se no kuba bafata umwanzuro wo gushakana. Rero urugero, umwe muri bo yaragize ati yewe ubwo twashakanaga nari mfite imyaka 19, rero ntabwo ibintu twabifataga nk'aho biri seriye, byabaye impamvu y'uko batandukanye. Kuba barashakanye bakiri batoya ntabwo bari seriye, ntabwo bafataga ibintu nyine nk'uburyo bishobora kubagiraho ingaruka kugeza n'ubwo batse gatanya. Yakomeje agira ati nakifuje kuba twarategereje byibuze tugategerezaho akanya gatoya mbere y'uko dufata umwanzuro wo gushakana. Ubushakashatsi rero bwasojwe cyangwa se bagaragaje yuko uko umuntu ashaka ari mu myaka mikeya, hano bagaragaje nk'imyaka fatizo iri mu myaka 23, yuko byongera ibyago byinshi byo kuba umuntu yakwaka gatanya, bitewe n'uko akenshi umuntu aba atarafashe umwanya wo kugira ngo amenyane byimbitse n'uwo bagiye kurwubakana. Ndetse ikindi ni uko baba ku myaka yo hasi cyangwa se iyo umuntu ashatse akiri mutoya aba atarageza ku rwego rwo gufata imyanzuro ihamye, cyane cyane ishingiye ku cyemezo nk'iki ngiki kiba ari gikuru cyo kuba umuntu yakiyemeza akajya mu rushako. Iyo ngiyo rero niyo yari impamvu ya kane twari twabateguriye hano kuri Easy Life Talk. Hanyuma rero ni gute ibingibi noneho bigenda bihuzwa na bwa buzima umuntu aba yaragiye acamo mu gihe cye cy'ubwana? Ni ukuvuga ngo ubushakashatsi bugenda bugaragaza yuko uko umwana aba yaraciye, uko umuntu mukuru mu gihe cy'ubwana bwe aba yaraciye mu bibazo bigiye bitandukanye, nko kuba wenda yarabaye mu miryango irimo amakimbirane ahoraho, nko kuba yarabaye mu miryango nayo ubwayo yakoze divorce, cyangwa se no kuba umwana yarakuriye mu muryango utifashije urimo ubukene, cyangwa se no kuba umwana yarahuye no kuba atarabashije gukomeza amashuri ye, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byose biri mu bishobora kuba byasunikira umwana amaze nko kugera mu myaka y'ubukure, akavuga ati ngeze muri 21, 22, reka mpunge bino bibazo, reka mpunge aya makimbirane yo mu miryango, reka nanjye ubwo umuryango utanye, ababyeyi batse gatanya, nanjye reka ndebe uko nubaka urugo rwanjye. Bityo bikamusunikira kuba yafata umwanzuro yihuse, mu by'ukuri atabitewe n'uko abishatse, ahubwo ari nko gushaka uburyo bw'ubuhungiro. Ibyo ngibyo rero ubushakashatsi bugaragaza yuko akenshi bitewe n'ibyo bibazo aba avuyemo, ntabwo aba ari wa muntu uba ugiye koko mu by'ukuri agiye azi ibyo arimo.